iyo unarebye muri Bibiliya Yesu nta bundi buzima abayemo, yabayeho mu buzima bwo gusenga, donc icyo cyamuhezaga connection yawe na se. Donc iyo usenga uba uri connected n'ubwami bw'Imana. Iyo ukoze icyaha uba uri kure y'Imana, none waba hafi y'Imana ukaba kure y'icyaha. Donc iyo usenga rero uri hafi y'Imana, icyaha kiba kure yawe. Donc iyo wegereye icyaha noneho Imana nayo iba kure y'ubuzima bwawe. Kwirizana ibihe si twe ba mbere, si natwe ba nyuma bagomba gusenga biyirije, kuko n'uwo dusenga yarabikoze na Yesu yarabikoze. Bwari ubuzima yashaka kwigisha abizera ko tugomba kuba mu buzima bwo gusenga tukanafata n'igihe twiyiriza. Kwiyiriza rero ni iki? Kwiyiriza ni ukwiyima, kandi bijya wiyima aho kugira ngo ubike mu wawe, hari abo ugomba kubiha bikabafasha. None se uwiyirije akabibika iwe ntagire uwo abiha ibyo yagombaga kurya, cya gihe ya masengesho yakoze abapfuye ubusa, nta mumaro w'ayo masengesho. Ntabwo abapfuye ubusa. Iyo dusomye biriya mu gitabo cya Yobu bitubwira Yobu amaze gutakaza abana, donc yabayeho mu buzima bwo gusenga. Uzumve n'amasengesho yiwe yaragarukaga ati Mana nagusabye bino, Mana nakoze bino, umbabarire, shobora kuba naragenze nabi. Donc iryo niryo twita isengesho. Donc isengesho rya mbere rigira ingaruka nziza ku buzima bw'umukristo, bimukomeza muri uru rugendo. So ikindi rero ni idufasha kurwanya izi mbaraga zo mwijima. Rero nagira ngo tubwire Bibiliya ivuga iti ku masengesho yo kwiyiriza ubusa. Yesu abivuga ngo hari abadayimoni badasohoka gutya, ahubwo bisaba ko umuntu yiyiriza. Bivuze ngo rero mu kwiyiriza ni uguhabwa izindi mbaraga. Donc umukristo wese agomba kwiyiriza kugira ngo abone izo mbaraga. Imbaraga zirukana izo mbaraga zo mwijima ziva mu gusenga. Kandi iyo twiyirije, buriya iyi si igizwe na discipline. Ugomba kumenya uwo uriwe. Icya kabiri, nzaba umuki, nzaba iki. Icya gatatu, menya impamvu waremwe. Noneho ibyo byose iyo umaze kubisobanukirwa nibwo wiha umurongo ukavuga ati ngewe ndifuza kuba runaka. Turakwakiriye nanone kuri Sam TV. Wowe utarakora subscribe, turagusabye kugira ngo ukore subscribe. Nawe aho uherereye utameze neza, Imana ikorohereze kandi irabishoboye. Turi kumwe na pasiteri, turi kumwe n'umutumirwa wacu umushyitsi kuri Sam TV. Turakwakiriye pastor. Murakoze cyane. Yego. Watangira wibwira abantu babwambira bakubonye kuri Sam TV kugira ngo bakumenye, noneho unatwinjize muri kino kiganiro unadusengera. Murakoze abadukurikiye. Nitwa Nizigi Augustin, ni umupastori. Ndagira ngo basabe tuze kubana namwe muri iki kiganiro cyiza kuri TV ya Sam, kugira ngo tuze kungurana ibitekerezo, turusheho kumenya Imana, tunarusheho no gusenga muri ibi bihe. Ndagira ngo nanjye mbifurize umunsi mwiza no kuryoherwa n'ikiganiro cy'uyu munsi. Mana ndagushimye, mimbaje izina rya n'ubuntu bwawe. Ushimiye ko waturinze twatugejeje amasaha turi bazima, ubane natwe yo kujya muri iki kiganiro. Ndabizi hari abazakireba benshi, zaba ari inyigisho zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba bagikurikira uyu munsi wano n'abazagikurikiraho nyuma. Nabo mbasabiye umugisha, ukomeze kubana nabo, uze kubana natwe mwitangira kugeza tuza gusoza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hari ikibazo dushaka ko udusobanuriraho, cyangwa se hari uburyo, hari igitekerezo dufite twashaka ko usobanurira abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko cyangwa se n'abandi, ariko cyane cyane twebwe Sam TV tuba dushyira imbaraga mu rubyiruko cyane cyane. Turashaka ko dusobanurira umumaro w'amasengesho, ariko amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Ese kwiyiriza ubusa bikorwa bite? Kugeza isaha hari umuntu wumva ko kwiyiriza ubusa no gusenga wirije ubusa ari kuba uwo munsi utariye. Mbese abantu babifata ku buryo bwinshi. Hari nk'umuntu udasobanukiwe, se nakora amasengesho yo kwiyiriza ubusa gute? Hari n'ubigerageza kubikora bikamunanira. Ndagira ngo usobanurire urubyiruko, utwigishe uburyo ki twasenga twiyirije ubusa. Noneho
numara kudusobanurira cyangwa se kutwigisha, utubwire n'umumaro, ingaruka zabyo umuntu abikuramo iyo wasenze wiyirije ubusa. Unatubwire icyo Bibiliya ibivugaho. Ni karibu. Murakoze cyane, kandi mwakoze guhitamo iyi topic. Ni topic igoye ariko nanone abantu benshi cyane, iyo abantu bavuze ngo ni ugusenga ariko ukongeraho ijambo rivuga ngo kwiyiriza, abantu bacika intege cyane. Avuga ati ibyo naryaga si nk'ibishoboye, cyane urubyiruko sinzi, birabavuna. Reka maze mvuge gusenga no kuganira n'Imana. Donc gusenga ni ikiganiro umuntu agirana n'Imana, kandi ikiganiro gihoraho. Gusenga si mu bihe, gusenga n'ubuzima. Gusenga ntabwo ari uvuga ngo ndi mu bibazo cyangwa ndi mu bisubizo ngo nibo nkwiriye gusenga, ahubwo umukristo wese aho ari akava, gusenga n'ubuzima. Donc gusenga ntabwo bikora yuko watewe cyangwa se ufite ibibazo byinshi bitandukanye, ahubwo wakagombye kumenya ko gusenga ni bimwe bigize umukristo. Donc ni imibereho ya gikristo. Donc buri mukristo wese mu buzima bwe bwose aho ava akagera agomba kurangwa n'ubuzima bwo gusenga, kubera ko iyo unarebye muri Bibiliya, Yesu nta bundi buzima abayemo, yabayeho mu buzima bwo gusenga. Donc icyo cyamuhezaga connection yawe na se. Donc iyo usenga uba uri connected n'ubwami bw'Imana. Nyankunda kubwira abantu, iyo ukoze icyaha uba uri kure y'Imana, none waba hafi y'Imana ukaba kure y'icyaha. Kandi kugira ngo ube kure y'icyaha nuko wegera Imana, ugomba gusenga. Donc iyo usenga rero uri hafi y'Imana, icyaha kiba kure yawe. Donc iyo wegereye icyaha, noneho Imana nayo iba kure y'ubuzima bwawe. Bishatse kuvuga ngo ubuzima bwa Kristo ni ubuzima bwo gusenga. Donc iyo usenga rero uba uri connect n'uwo muntu, ariyo Mana yacu dusenga, twizera, twiringira. Donc muri make umukristo ubuzima bwe no gusenga. Icya kabiri, kwiyiriza ni ibihe, si twe ba mbere, si natwe ba nyuma bagomba gusenga biyirije, kuko n'uwo dusenga yarabikoze, na Yesu yarabikoze. Bwari ubuzima yashaka kwigisha abizera ko tugomba kuba mu buzima bwo gusenga, tukanafata n'igihe twiyiriza. Kwiyiriza rero ni iki? Kwiyiriza ni ukwiyima, nibyo wiyima. Kandi bijya wiyima, aho kugira ngo bibike mu wawe, hari abo ugomba kubiha bikabafasha. None se uwiyirije akabibika iwe, ntagire uwo abiha ibyo yagombaga kurya, cya gihe ya masengesho yakoze abapfuye ubusa, nta mumaro w'ayo masengesho. Ntabwo abapfuye ubusa, ariko ibyakatubereye byiza, hari ibyo wari ugomba gukora uwo munsi, noneho wabyiyimye. Iyo wabyiyimye rero, buri sengesho ntago haba isengesho rito, oya, upfa kuba wasenze, ariko byakaba kuba byiza se ibi nasenze nari kurya uyu munsi wa none. Ese ubu nta wundi muntu ushonje cyane byagirira akamaro, byabeshaho? Donc gusenga wiyirije ni ugusenga wigomwe mu bintu bimwe na bimwe. Nakundaga gufata breakfast, ndayiretse. Nakundaga kurya saa sita, ndabyiyimye. Ntabwo byinye yuko uri umukene, ariko ushobora kuvuga ngo ati yuko uyu munsi ndafite icyo kurya ngo reka nsenge. Oya, ahubwo ni umunsi ufata uteguye, ukawushyira mu buzima bwawe, ukavuga ngo uyu munsi ngomba kuwufata ibisengesho yo kutarya, ukagira ibyo wigomwa. Kuko unarebye muri Bibiliya harimo abantu benshi, harimo ba Mose. Nisomye igitabo cyo Kuva, bigaragara ko nawe yasengaga, hari ibyo yiyimye. Waza mu isezerano rishya, Kristo atubera intangarugero, kandi ari we mwami dusenga. Nawe hari ibyo yiyimye, amara iminsi ari ku musozi asenga. Bivuze ngo rero hari ibyo twigoma, hari ibyo dutandukana nabyo, tabati uyu munsi nawe hariye kuvugana n'Imana, hari icyo niyima. Icyo rero wiyima bibaye byiza, ufite ubwo buryo, hari uwo wabiremera, nawe ukamubwira ati nawe baho. Urumva rero abantu badukurikiye, nimba uzi ko wasenze, ufite umuturanyi utameze neza, cyangwa se gerageza ugire ibyo wiyima, urebe umuntu ubikeneye, uko barahari benshi, ubimuhe, noneho rya sengesho ryawe wa mugani rigire ikiriherekeza. Yego, karibu komeza. Rigira ubuzima. Donc akenshi ikintu cyose kigira imbaraga ni ikintu ushobora kwigoma, ushobora kwiyima ariko ugishaka. Donc iyo ushaka igifite amaboko menshi cyangwa se gikomeye, ukoresha imbaraga kugira ngo ukigereho. Donc iyo ushaka ikintu gito naco ukoresha imbaraga cyangwa se nkeya z'ubuzima bwawe. Ntago
ufata imbaraga zose wari ufite ngo usuke ku kintu, kuko nawe urabizi nubwo ngishaka ntigifite imbaraga nk'izo ngiye gushiraho. Donc iteka ryose umuntu ashiramo imbaraga mu byo yumva ko agomba gushiramo imbaraga. Donc niyo usomye igitabo muri Luka, iyo usomye igitabo cya Luka hari aho batubwira ko Yesu yajyanye n'abigishwa be gusenga. Donc mu mateka y'ijambo ry'Imana Yesu nawe ubuzima bwe bwabayeho mu mibereho yo gusenga. Kandi ikindi mugomba kumenya, gusenga hari abantu babyitiranya, ntabwo bigirira Imana cyane akamaro. Ahubwo dusenga kugira ngo twe bitugirire akamaro, kuko iyo irihagije, iyo ni Imana yishoboye ifite byose. Ahubwo dusenga kugira ngo bitugirire akamaro twebwe abasenga, birusheho kutwegereza Imana. Ntabwo hari abantu bavuga ngo reka nsenga, uyisenga ku bwawe, ni inyungu zawe, ni personal interest, donc ni inyungu z'umuntu usenga. Kandi umukristo buriya ntabwo usenga yuko abandi basenze. Usenga yuko uri umukristo. Umukristo agomba gusenga yuko yamenye Imana, agashoramo imbaraga ze, agakiranuka, agasenga. Hari aho abigishwa babwiye Yesu ati twigishe gusenga. Umva byari ibintu bikenewe mu buzima. Yesu arababwira ati nimuzajya munyazamo ati data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubaha, ubwami bwawe buze. Donc ubuzima bw'ubumana no gusenga, ubuzima bw'umukristo no gusenga. Aha rero kwiriza ni ijambo dutinya, twe twambaye umubiri turaritinya, ariko na Yesu yari yambaye umubiri ariko ashaka gukuramo abantu ubwoba bwatuma badakora icyo kintu. Nk'ubu ku itariki ya mbere z'ukwa 12 dufite amasengesho yo kwiriza kugeza ku itariki ya 21. Kwiriza rero ni ikintu ufata uravuga ngo Mana hari ibyo nigomwe ariko ndagushaka, hari ibyo wambaje ngo ese niko umuntu akuramo mu gusenga. Donc mu gusenga nizo mbaraga zacu zituma zitubaho muri ubuzima. Donc ntitwanesha iyi si tudafite gusenga, ntitwanesha buno buzima buturwanya tudafite gusenga. Donc gusenga ni zimwe mu mbaraga zikomeza umukristo muri uru rugendo. So ufite gusenga rero ukuramo kwihangana, uravuga ati sinjye wa mbere uhuye n'iki kibazo. Iyo dusomye biriya mu gitabo cya Yobu bitubwira Yobu amaze gutakaza abana, donc yabayeho mu buzima bwo gusenga. Uzumve n'amasengesho yiwe yaragarukaga ati Mana nagusabye bino, Mana nakoze bino, umbabarire, ushobora kuba naragenze nabi. Donc iryo niryo twita isengesho. Donc isengesho rya mbere rigira ingaruka nziza ku buzima bw'umukristo, bimukomeza muri uru rugendo, biragufasha mu rugendo urimo, utera intambwe uva muri kimwe ujya mu kindi, uhindurwa amateka y'ubuzima. Ikindi gusenga, kuko nicyo navuze burya ni ubuzima bwacu, ubukomeje bwa buzima bwa Kristo mu buzima bwawe. Uvuga ati Mana singomba kwirengagiza inshingano zanjye. So ikindi rero nidufasha kurwanya izi mbaraga zo mwijima. Bibiliya iratubwira mu gitabo cya Daniel arimo asenga, yafashe ngo iminsi 3. Bukeye muri iyo minsi 3 icyo yakoraga kwari ugusenga, ngo Imana igira ibyo ikora. Donc gusenga byeyura ikirere, donc nta zindi imbaraga zirukana imbaraga z'ikirere ukwiye gusenga. Donc Bibiliya iravuga ngo turwana n'ibidafite inyama n'iki n'amaraso, ngo ahubwo turwana n'imyuka yo mu kirere. Donc gusenga nawo ni umwuka ku mwuka. Imbaraga rero ziva mu gusenga nizo zinetralize izo mbaraga zose zo mwijima. Ufite gusenga rero uba uri mu rwanya izo mbaraga. Rero nagira ngo tubwire Bibiliya ivuga iti ku masengesho yo kwiyiriza ubusa. Bibiliya yo nta ibivugaho iki? Nibyo bijya navuze bwa mbere, nta kindi ivuga, ahubwo irabidusaba kubikora, irasaba umukristo kubikora. Nakubwiye ngo umuntu twigiraho ni Kristo. Nimba rero yarabikoze wowe uri nkande wo kutabikora. So nimba Kristo yarabikoze akamara iminsi 40 asenga. Mbo hari ikintu cyakumenya, n'impamvu nari nkubaje ngo birivugaho iki. Hari ese ni abahe badayimoni? Kuko Bibiliya hari uburyo igaragaza ngo mwene uwo mudayimoni runaka cyangwa se mwene ibyo bintu runaka byirukanwa no gukuraho, bigirukanwa bivanwaho nuko wirije no gusenga. Ese ni abahe badayimoni cyangwa se ni ibihe bintu nk'umuntu ndagira ngo nk'umuntu utabikora udakunda gusenga yumve ko hari izindi mbaraga zishobora kuba zimugendaho, kandi uko yasenga kose zidashobora kumuvaho bitewe nuko atiyirije ubusa ngo nasenge. Kuko hari abadayimoni bavanwaho nuko wiyirije ubusa
ukaba wanasa. baba Kristo yarabisobanuye, bamuzaniye umurwayi wari ufite imbaraga z'abadayimoni, tukamukubita hasi nk'igicure n'ibindi. Nibyo navuze mbere, iyo wegereye Imana cyane masengesho urushaho kwegera Imana ugahabwa izindi mbaraga. Donc ntara amasengesho utagomba kuza ngo ndakwirukanye cyangwa ukabikora nka blague, bigusaba gusenga. Bivuze ngo icyo gihe twaba tugiye kuja mu mbaraga z'umwijima, ntabwo imbaraga z'umwijima iz'ubwoya arizo zose. Kuva kera ndi na mutoya nakajya mbona abantu bavuga ngo bagiye gusenga bafashe iminsi 30 kuko barasengera umurwayi. Urumva icyo kintu? Bafashe iminsi icyumweru badasohoka bakabazanira umurwayi aho ngaho ngo barimo bamusengera. Icyo gihe zari imbaraga z'umwijima. Donc iyo watindanye n'Imana niko narushaho kwakira izo mbaraga. Bivuze rero Yesu abivuga ngo hari abadayimoni badasohoka gutya, ahubwo bisaba ko umuntu yiyiriza. Bivuze ngo rero mu kwiyiriza ni uguhabwa izindi mbaraga. Donc umukristo wese agomba kwiyiriza kugira ngo abone izo mbaraga. Imbaraga zirukana izo mbaraga z'umwijima ziva mu gusenga kandi iyo twiyirije. Donc kujya kwiyireja hari ikintu uba watakaje, hari ikintu uvuga ngo Mana ndetse kino ariko kubwiye impamvu ndagusaba nanjye umpeze no mbaraga. Abantu uzanarebe kera, sinzi nimba bigikunze kubaho, gize iminsi ntaba muri korari, na kiriya makorera yagiraga iminsi 3 y'amasengesho. Iteraniro ryo ku cyumweru ryatandukanaga n'andi materaniro, ntago byasaga na n'ubu. Donc ibyo bintu rwose bihita biba automatique, biratandukana pe. Mujya mwitera mukabona ko hari indi atmosphere, hari izindi imbaraga, hari ubundi buntu bwahageze. Bivuze ngo rero gusenga mwiyirije ni ukwakira imbaraga zituma n'ikirere kimenya ko hari umuntu wiyirije. Izo mbaraga twita ko ari imbaraga z'umwijima, imbaraga zigwanira mu kirere, tuzikubita hasi yuko twiyirije. Bivuze ngo umukristo wese iyo akeneye imbaraga zuzuye, zishitse, zirukana, zitsinda ibyananiranye, iyirize. Usenge wiyirije kuko mu kwiriza haravamo izindi mbaraga. Umuntu udasenga ngo yiyirize hari imbaraga ashobora kuba arwana nazo atanareba atazi kandi zizamwumaho. No kuriya cyangwa kagira amahirwe ukasanga hari uwasenza akagurambikaho ibiganza. Ariko gusenga buriya n'imbaraga ziduha ububasha. Hari aho Yesu yavuze ngo muzaba abagabo. Iyo usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ahangaha havuga ngo muzaba abagabo, ariko ari uko Umwuka Wera nabamanukira. Uzasome biriya neza ngo bari mu cyumba cyo hejuru basenga. Urumva? Bari mu cyumba cyo hejuru bagira gute? Basenga. Nibwo imbaraga ziramana. Donc nimba udasenga, sinzi hari ibintu runaka udashobora kubona. Kuko iyo usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngira ngo igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ndumva ari igice cya 2 niba ntari buze kwibesha, murongo wa 8. Igice cya 1 murongo wa 8. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ibintu duhabwa ni ibirere iyo twasenze, tuba abagabo bo guhamya. Donc turisivinga izindi mbaraga zituma duhamya. Donc iyo wasenze urahamya. Iyo wafashe amasengesho runaka uhabwa ibyo uhamya. Donc ugira ubuhamya bufatika, butari ubuhamya bwo gutoragura ku muhanda wunga upfundikanya, ubu ufite ubuhamya bushitse. Donc umukristo agomba kuba afite ubuhamya bufatika bw'amateka yuko yahindutse, bw'amateka yuko yizeye Kristo, bw'amateka yuko hari icyo yakiriye muri we. Rero icyo wakiriye nicyo kikugira uriwe. Uwo uriwe rero nibwo buhamya bwigendera. Donc hari transformation, hari impinduka zabaye imbere muri wowe. Bibiliya iravuga ngo sindi wa wundi wa kera, ubu nabaye icyaremwe gisha muri Kristo Yesu. Bivuze ngo urya wa kera si ngewe, ubu hari undi mubona. Hari amasaha namaraga mvuga abandi, hari amasaha namaraga ndi mu businzi, ndi mu busambanyi, ndi muki ibyo byari bya kera. Uwo yari ngewe wa kera, ariko hari undi ngewe mushasha ku munsi wa none. So nakiriye Kristo, ndi umwana w'Imana, mbeshejwe no gusenga. Uzarebe n'iteraniro ryafashe iminsi 3 yo gusenga,
man iteraniro riba riryoshe riba ritandukanye n'iteraniro riba donc hari izindi imbaraga zigaragara donc iyo twasenze rero tubona imbaraga zikora imirimo n'ibitangaza. urakoze cyane pasiteri. Yego. Sinzi nimba hari ikindi wakongera. Ya ndagira ngo nsabe abakristo bagenzi banjye abizeye Kristo nk'umwami tube mu buzima busenga. urakoze cyane. None ndagira ngo ubwire inama urubyiruko. Hari byibuze nko mu myaka 15 ishize hari ubuzima wari ubayemo, hari intego wari ufite uvuga ati 2025 ngomba kuzaba ngeze aha naha. None kugeza isaha ushobora kuba warahageze cyangwa se utarahageze, cyangwa se nyine ibyo wifuzaga bitaragenze neza 100% cyangwa se byaragenze neza 100% uko wabyifuzaga. None nagira ngo ugire inama nk'umuntu uri mu gihe nk'icyo wari urimo wifuza kugira hagera, icyo yakora kugira ngo agire hagera, icyo yakwirinda kugira ngo yirinde ukurikije wowe intumbero wari ufite, nimba hari ibyo wagezeho, hari cyaguteye, hari cyatumye ugera aho hantu, nimba hari ibyo utagezeho, hari ibyo wagombaga gukora utakoze. Rero nibyo nshaka ugira inama nk'umuntu uri muri icyo gihe. Icyo kibazo abantu benshi n'abandi bantumira hirya no hino bakunze kukimbaza, buriya sinzi ko nagisubiza. Buriya iyi si igizwe na discipline, imyitwarire. Iyi si igizwe na discipline. Buriya discipline ubwo buzima tubaye, icyo waba uri cyo cyose utagira discipline ntacyo uzugeraho. Umuntu wese dufate ukijijwe udakijijwe, umuntu ni amahame, umuntu ni discipline. Umuntu ni ukuvuga ngo ndinde tudabora, ugomba kumenya uwo uriwe. Icya kabiri, nzaba umuki, nzaba iki. Icya gatatu, menya impamvu waremwe. Noneho ibyo byose iyo umaze kubisobanukirwa nibwo wiha umurongo ukavuga ati ngewe ndifuza kuba runaka. Kera mu myaka ya kera natangiye kubwiriza kera za 2003, ariko 2006 nibwo natangiye gusa nk'umuntu usa nk'ugaragara mu bandi bantu mwivuga butumwa. Iyo wita ivuga butumwa rifatika abantu barenze 300, 400, 500, bishatse kuvuga ngo nibwo nataye kumenya siko hari mfite impano yo kubwiriza, none ngomba gukora iki. Naho nakuye ijambo rivuga discipline. Hari ibyo ntemerewe, hari ibyo nemerewe, hari aho nemerewe, hari aho ntemerewe. Donc maze kumenya icyo nzabacu nibwo nashizeho umurongo ibyo nzagenderaho. Ubu urubyiruko rw'ikigero ufite ikibazo ruri muri social media, noneho bakagira n'ikintu cyo kutamenya kuyikoresha. Barayifite ariko ntibayizi. Ibo bazi ko ari ikintu bajyamo gusa bagakiniramo. Ariko umuntu kuriya ni umuntu ukomeye, umuntu ni mugari. Wowe ushobora kugira ngo ubuzima bwawe bugarukiye ku munsi wa none hano uri uburimo wibesha. Ubuzima bwacu ni bugari cyane, kandi turiho kugira ngo tugire icyo dutanga. Ntabwo turiho kugira ngo usango duhabwe, ahubwo turiho kugira ngo dutange. Donc umuntu muzima, nkunda kubivuga, umuntu muzima ni ufasha abandi. Donc umuntu ufite agaciro ni umuntu usavinga ubuzima bwe ku bandi. Donc ni umuntu wirekura akaremera abandi ubuzima. Ariko umuntu ubayeho mu buzima bati ngewe ndahari, ahubwo irekure uremera abandi. Donc fasha abandi bantu bave muri iki. Kandi abantu bakitiranya n'amafaranga. Buri ijambo rimwe gusa yakubaka isi. Ijambo rimwe ryahindura ubuzima bw'urubyiruko benshi cyane. Donc ntabwo ari amafaranga siyo dukeneye, kuko iyo twamaze kwisobanukirwa abo turi ibindi turabihabwa. Ariko mu gihe utarimenya urubyiruko rw'uyu munsi mbona uburyo bitwara, nge natangiye kwambara nk'umupastori kera. Donc ntangira kwiga kubwiriza nk'umupastori kera, ntangira kugenda n'umuntu wazungurutse ibigo byinshi byo mu Rwanda bya secondaire mbwirizamo henshi cyane nageze. Nubwo natavuga ati siko burya hari nzaba umupastori. Umupastori yitwara gute, umupastori abwiriza gute, umupastori agomba kuba. Donc naho natangira kubona ko shobora kuba uyu nguyu ndiwe ku munsi wa none. Ikindi warumbaje ngo sibyo numvaga nzageraho muri iyo myaka, ese ubu nabugezeho. Ndagira ngo ngusabe, iyi si tubayeho mu isi y'amarushanwa, turi muri monde ya competition, turi mu isi piganwa irasunika. Njya nibuka
yanibuka Yakobo afite Rasheli barimo basura mu gihugu cyabo, yari atwite umwana yagombaga kuba umwana wa 12 ku mwana wa Yakobo wagombaga kuvuka, ariko ari mu bihe bibi. Ariko umubyaza aramubwira ngo haracyariho ibyiringiro, urongera ubyara undi mwana w'umuhungu, sunika. Donc ubuzima bwacu ni push, tugomba gusunika, ntabwo tugomba gucika intege, ntabwo tugomba guhagarara, ntabwo tugomba kumva ko nimba duhuye n'iki kibazo ngo twikuremo. Sunika, uracyafite ubuzima. Ntabwo ndabigeraho byose, ariko hari byo nagezeho, ariko n'ubu ngubu ndacasunika. Hari ibindi gikeneye, hari urundi rwego nifuza kuba nageraho, haba mu rwego rw'umwuka, haba urwego rufatika, hari byo nifuza ngomba kugeraho. Biransaba iki rero? Push, sunika, sunika. Uyu munsi wabyutse, ndakora iki? Sunika. Kuko ibyo dushaka kugeraho ntabwo biri hano tushika gusa ngo dutore, biradusaba gukora. Biradusaba gukora. Urumva uruziko rwacu rukeneye kuba le star, bakeneye kuba abantu bakomeye, bagaragara kuri TV, bagaragara ahantu runaka, ariko bituma bagaragara bikaba ari byo bibasaba. Iyambike gutya, kora gutya, ariko ntiyibuke uwo ari we, bigatuma deviye wa muhamagara agomba kuba ari we. Buri hari akantu gato karyohera katazatinda, kakawambura uwo ugomba kuba we. Tugomba kuba inyenyeri imurikira isi. Tugomba donc nibumve ko ari inyenyeri, uzikora cyo bumve ko ari inyenyeri, bumve ko ari amaboko y'igihugu, bumve ko ari bo bazakorera igihugu, bumve ko ari bo dutezeho byinshi, bumve ko ari bo bantu dufite ejo bazubaka igihugu cyacu. Donc nibabanze rero bamenya abo bari bo, bahatanire kuba abo ngabo bashaka kubaho. Urakoze cyane, twishimiye ko wabanye natwe, kandi nizera ko n'ubutaha uzaza nitugutumira n'ubundi. Ni karibu. Ubutaha nzaba murakoze, nzajya hasi noneho. Ndashaka kuzigisha urubyiruko ubuzima bw'ubumana muri bo, ariko ubuzima bw'ubumana mu rubyiruko. Buriya ntabwo Imana iba kure y'umuntu. Muri Imana turagendana, turavugana, ibanana, turarana nayo, tubyukana nayo. Uko hano turicara, uko iri hano, ubu Imana iri hano. Donc ntabwo Imana iba kure y'umuntu. Donc iri closed n'ubuzima bwacu. Kurenza uko hari abaririmbyi bo muri healing bavuze ngo itwegere kurusha uko umwenda twambaye. Donc Imana itwegere kurenza uko bitekereza, kurenza uko bitekereza, kurenza uko umuntu abitekereza. Ntabwo Imana iri kure y'urubyiruko, ntabwo yanarutaye. Ntibumve ko bari isole cyangwa bari kure yayo. Imana iri touched ku buzima bwabo, ahubwo tukeneye rero kuyegera, tuyikorere, tuyibeho, itubeho, tuganire nk'uko tuganira nawe. Uvugana n'Imana, Imana mu gitondo turakora iki, gahunda z'umunsi nizihe. Donc uyifate nk'umuntu wawe, ni umubyeyi, ntabwo ari kure y'ubuzima bwacu. So nakwifuriza urubyiruko nibafata ibyo bamenye, kuko ndi mu bantu bahuye n'abantu bakomeye benshi cyane muri gospel mu gihugu. Nahuye n'abantu benshi batandukanye, benshi. Hari abo twaganira igitondo, hari abo twaganira nimugoroba, hari abo twavuganye ibintu bitandukanye, ariko ku munsi wa none turashima. Hari urwego twavuyeho, hari urwego turiho. Tugomba kubishimira Imana. Nibihangane rero, ibyiza biri imbere, nibagire discipline gusa, nibamenye kwitwara. Yesu abaho umugisha abadukurikiranye, bifurije amahoro y'Imana. Cyo waba ufite cyose wizere Kristo, arahindura ubuzima bwawe kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Amen.